tubaye ikaze amakuru yacu y'imikino, twizere ko mumeze neza cyane. By'umwihariko abafana b'ikipe ya APR mumeze mute, muherereye hehe? Uherereye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, mwese mwumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Tujye kurebera hamwe uburyo ikipe ya APR yatangiye imyitozo, abasore bayo bashya abagande bose basesekara uko ari babiri batangira imyitozo. Byose turaje tubirebera hamwe. Se wakibaza ngo nahe makuru ari kuvuga muri APR, ikipe yawe ukunda rwose. Icyo tubere hano ni ukubabwira amakuru avugwamo, ariko mbere na mbere yuko dutangira amakuru, bose manze mudutera inkunga yanyu mukanda subscribe rwose. Byaba biteye isoni n'ikimwaro uramutse utarakanda subscribe kuri iyi channel, kugira ngo ujye ubasha kugenda umenya amakuru agezweho by'umwihariko mu ikipe yawe ukunda cyane. Ariko mbere na mbere yuko tujye kuri aba basore, kugira tubanze tuganire gato, ese kuza kw'aba basore b'abagande mu ikipe ya APR ni igisubizo kirambye ku musaruro ikipe igomba kubona, cyangwa ubona ko umutoza muramuvugaho iki nyuma yo gusinyisha abakinnyi? Umutoza we muramuvugaho iki? Hari abafana bakubwira ngo umutoza nawe niwe kibazo rwose, biranagoye ko aba basore bazagira byinshi batanga rwose bitewe n'umutoza dufite. Nta cyizere dufite ko azabashyira mu kibuga bakaba bagenda bigaragaza, cyangwa ugasanga arabishe nyine mu buryo habaho umwanya wo gukina muri make, ariko abandi bakakubwira bati rwose aba basore baje gukora byinshi hano i Kigali, baje gutanga ikinyuranyo, baje gukora itandukaniro. Ubwo no kugenda tubihanga amaso tukareba se Denis Omedinho n'umuvandimwe bita Hakim Kiwanuka ukunda kwita boda mu gihugu cya Uganda rwose, amwitaga boda bitewe n'umuvuduko aba afite mu kibuga rwose, agenda avuga ati ahangaha tugomba kugenda twigaragaza dutsinda ibitego byinshi ku ruhande rwacu kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ariko icyo mbaza abafana b'ikipe ya APR, ku munsi w'ejo basesekaye i Kigali, abandi bakinnyi basanzwe bakoze imyitozo uvanyemo bita Godwin Odibo n'ubita Chidiebere. Ku makuru ufite nuko n'ubita Seydou Youssef Dauda atakoze imyitozo, ariko uwo bita Victor Mboma Chukwuemeka nawe yavuye iwabo muri Nigeria, yari yagiye kwita ku muryango, umugore we yari yibarutse. Abandi bose mu myitozo bari bahari uretse abo bataramu nkubwiye, ukongeraho n'aba bakinnyi babiri baje ku munsi w'ejo, urumva ntabwo bari kuza ngo bahite bakora icyo bita imyitozo. Ubwo imyitozo yindi y'uyu munsi bashobora kutayikora, ariko bakayizamo, bashobora kuyitabira ariko ntibayikore, bakaza kwihera ijisho bakareba se bimeze bite, ikibuga bimeze bite, ibintu byose nyine bakaba babimenyera. Ubundi ku munsi wo kuwa gatatu, bakaba batangira imyitozo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ku ruhande rw'abo basore bita Hakim Kiwanuka no bita Denis Omedi n'umuvandimwe bita Djibril Ouattara, nawe mu minsi mike arasesekara rwose, mu masaha make, navuze mu minsi mike, amasaha make arabasesekaye. Nyarugenge muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu rwose, arasesekara muri Nyamukandagira mu masaha make cyane. Uyu musore bita Djibril Ouattara arasesekara i Kigali gushakira ikipe ya APR ibitego, dore ko ba rutahizamu bayo rwose byananiranye.